Nyamwiza Masimba TV bagiye gukuririmbira indirimbo. Nyamwiza sheri we nyamwiza shushu nyamwiza oh baby uri mwiza nyamwiza sheri we nyamwiza chuchu nyamwiza oh baby uri mwiza Nyamwiza Masimba TV. ariko ubwo bwiza usigaye ufite sheri we ese ukunzogire gute hayi nibashake bazonkubite ariko nanjye bakumpe takindi ngukundira ukuntuza wambara ngukundira ukuntuza wambara takindi ngukundira ukuntuza wambara ngukundira ukuntuza umpobera ari singo kandi narumvise ngo yarashatswe n'umujyaro ayo makuru narayumvise nabonye yarashatswe mane n'umujyaro shuwa se vipi yambu cyane bantu banje narababwiye ngo niyaniga mutumika batumikira uwo mwabuze uwo mwakunze icyamamare mwabuze muri benshi bro uvuga ngo araje hope you good ndizera kumeze neza kandi butameze neza muntu wanjye bucya bucyane yande ejo rizarasa don't worry Imana ni nyagasani gusa ishyire mu mutuzo ushyire mu mahoro baravuga ngo morale niyo ya mbere ejo bizahinduka muntu wanjye guys rero abantu mwamenye icyamamare turi kumwe muwe mukubitaho hariya comment imitima bamuze abamukumbuye bro turakwegereje yego nandishimye cyane kugaruka hano yego ndishimye igihe kinini cyane igihe kirekire nyine kubera impamvu nanjye zitanturukaho ariko rero nagarutse you back nagarutse vibe nk'izakera I'm back yeah cyazarashize ziracyahari tu umuntu kubonye bwa mbere cyangwa se waho utaguheruka mwibwire neza nk'ukuntu bajya bibwirana he okay nje nitwa Mboni Diop ngira ngo baranzi ntane mpamvu yo kuvuga menshi ngabakwitiraho ka karirimbo sawa noneho bakwibuke aga freestyle nk'umusani cyamamare ikindi ngukundira nukuntuzunukira ngukundira ukuntuzunukira ikindi ngukundira nukuntuzunukira ngukundira ukuntuzumpobera reka mendekiye guki nyarukundo twagiye bro nyarukundo we nyarukundo nguriya hari ese yaje ni uri kudukamera ese yaje nanone bakamubona ese yaje garagara hano bakamubona ngo ariko ubwo bwiza usigaye ufite sheri we ese ukunzogire gute nibashake bazo ariko nanjye bakumpe Diop abantu bakubuze wari waragiye nimba atari ibanga taho nigeze nja ariko reka mvuge ngo nahuye yani nimekuwa na matatizo muda mrefu lakini hata mpaka sasa haijaisha bado lakini nashukuru Mungu bana niko sawa bado ndashima nako tekereza ko wari wararetse umuziki ntago nigeze mureka nyine no kubera simbaguye ko nagize matatizo nyine ariko ndashima nuko bimeze kose ndashimana tu kandi rero nagarutse ndagira ngo uko barambona none se iyo matatizo buriya yaba ari ibanga rikomeye ntago ari ibanga ngira ngo wenda hari ababizi wenda nyine abaza bambona abamaze iminsi batambona rero bamenye ko ari iyo matatizo nyine yatumye ndasubira kugaruka vuba vuba y'ibanga se oya ntago ari ibanga nyine naye naragwaye tu wari wararwaye naye naragwaye nyine no kuvuga ngo
cya gihe nyine twarimo nari ndimo mpitinga kwa kundi nawe urabizi nicyo gihe nyine nimba novuga ngo n'abanzi nyine banteye urumva kandi icyo bari bashaka ngira ngo bakigezeho niyo mpamvu namaze imyaka yose ntaboneka nyine ni ukubera nari naragwaye tu ariko ntangiye gukira niko navuga cyangwa se narakize abantu mu rujijo uravuze ati wari wararwaye deni ngo abanzi bari barakuroze se niko navuga simbizi nyine ntago umenya ngo barakuroze kandi utarabonye umurozi aza ngo akuroge sinzi nuko bazaroga ariko ndakeka ko bandoze tu ni ugukeka nyine kubera ko sinigeze mbona umurozi aza gutya ngo andoge waje kubona inyase kumwe bazavuga cyangwa baragusengeye uburozi burakira oya ni Imana yonyine tu novuga ngo yankijije nta muntu wasi ntago nigeze ngena ngo bansengere ariko nyine ndashima Imana tu uko bimeze kose ndashima Imana kandi bazo wari umaze gusohora indirimbo cyagihe nyine nari ntaranakora na video nari ntaranakora na video iyo ndirimbo kugeza n'ubu nyine sinigeze nyikora nyine byahise biba icyagihe ndagira ngo hashize nk'imyaka 3 kugeza n'ubu nyine rero hanyuma abafana bawe bitegura iki rero kugarutse abantu bagukunze kandi bari benshi bitegure ko nyine nagarutse tu biteguye ko nagarutse noneho ngiye gukora ibindi bishasha sasa batazi batari babona hari izindi ndirimbo zindi waje kwandika cyangwa ziracyari izingizi narazanditse ariko nyine bitewe nuko nari nagize ikibazo cyane cyane cyo mu kanwa kandi urabizi ko mu kanwa ariyo wazaha haririmba tahandi uririmba so kubera ko nari nagize ikibazo cyo mu kanwa niyo mpamvu ntakomeje kuririmba ariko indirimbo izo ndazifite kandi ntangiye gukira nzazikora neza ko nakize tu niko navuga hako ari nk'akaririmbo wanditse wakaririmba ku ijwi ritoya ariko abafana babone ko uhari wagarutse kuri ubu ngubu mani kuri ubu gashakishe nimba nta haraka dufite gashakishe nimba hari ahantu gaherereye oya kubera ko ntago nari niteguye sinokubesha ngo ndahita ndirimba nyine ariko nyine wenda next time nidukora ikiganiro nibwo nzaza nabiteguye neza ubizi ko utari wanteguje nyine wisuza uno munsi iyo uza kumbwira nka mbere hagaca nk'amahinga 2 nari kwitegura nyine nkaza kabisa nayikoze fresh ngahita ndirimba noneho bakayumva ariko kubera ko wantunguye reka tuza ubundi munsi niduhura uzanteguza uzaba warepese nzaba narepese ntago narepese kabisa ntago narepese unyenda bro ndimembona akantu kakara ka danje kare mani akara se ikibazo nyine ndi kubaza ubwo rurwara ruvuga iki urungo rufite akazi nyine hari icyo ruzarukora sura kuzinta gira gutya hari abarurebe ntacyo bitwaye nta nubwo ari wenyine inka yanjye ariko we ntagufite kandi koko hari abantu b'abapapa kenshi nagiye mbona n'urwara nk'urwo ruvuga iki biterwa wenda n'umuntu tiwomenya icyo baba bararushiriyeho abandi ariko njewe rufite akazi tu ubundi nje nakora akazi k'inzara tubizi yego niyo mpamvu nanjye ngomba kuba nzifite Diope imyaka myinshi bro imyaka myinshi hako ndishimye ko wakize guys narendemo mbibaza ariko ndabizi hari aho twagiye duhurira akansobanurira akambwira rero nukuri ko Imana nibyo gushima Imana kuba yarakize wenda ndabizi ko atanabereka cyangwa se ngo ababwire byose ariko mwumve ngo umusore wacu yari yarababaye koko nari narababaye wallahi nari narababaye ahubwo nuvuga ngo narapfuye ndazuka narapfuye ndazuka kabisa kubera iyo ntaja kuzuka nyine nari kuba barampamze barakwibagiwe bari kuba baranyibagiwe icyubahiro kabisa nuko bimeze bro mana uraremba nyarukundo tu kandi apani ibi ngibi uhawe isimbuka uri kuyisimbuka man ngo niba shaka
karirimbe kuko abantu baragakumbuye bro. Nidushaka duhite dusoreza ariko aka karirimbo karakenewe pe. Okay, gese basi uranyarukunda zihana noneho ndirimbe. Umva. Ngwino rero. Ngwino baturimbira karirimbo. Please ngwino men. Ntacyo uvuga uhagarare hano gusa. Yanze. Sawa hagarara hano basi bakurimbire bakureba. Je nyuma ya cameraman. Hagarara hano. Twagiye. None se nje nangire ngoze kuri kamera bamubona. Oya wewe muririmbe tu ndaza kumwerekana wewe. Ndaza kumushyira. Okay. Ariko ubwo bwiza usigaye ufite sheri we ese ukunzogire gute ayi nibashake bazonkubite ariko nanjye bakumpe takindi ngukundira ukuntuza wambara ngukundira ukuntuza wambara takindi ngukundira ukuntuza wambara ngukundira ukuntuza umpobera. Reba uko nanezerewe. Ikibazo rero nuko yanze kuza ngo bamubone. Ariko uramukomye. Ngira ngo sinzi mba yumvishije se. Wumvise cyane. Ese mani wabibonye ko ikoze ahantu? Ubonye ikintu akoze? Hari indi ndirimbo wagiraga mani itari nyarukundo. Itarasohotse. Nk'icyagiye. Mani sinabwiye ko ntari niteguye. Sinabwiye ko rega nk'abafana bawe bari bagukumbuye. Ngira ngo cyane iyo bazi niyo ngiyo. Kandi nakubwiye ko ntago ari wanteguje bro. Hari indi yarizwi mani. Utasohoye hari indi. Yitwa gute? Iyo babasi kwa turi nko muri studio. Dufite nka senti inzi gucuranga nimba utabizi. Wallahi iyo twa dufite senti nari gucuranga noneho nkahita nanaririmba ndi kicuranga nkanarimba nyine. Wallahi ikigano tuzagikorera kana recording hari senti sibyo noneho ure kundirimba hari senti next time tuzakora ikiganiro gwatuburira kamwe tu akandi kamwe konyine kadakomeye katavunanye nta nubwo tukatubyina ariko just byibura kakazemo. Okay, nkese ari Nyamwiza basi kubera ko ahubwo niyo Nyamwiza Amasimba TV bagiye gukuribira indirimbo. Nyamwiza sheri we Nyamwiza shushu Nyamwiza oh baby uri mwiza Nyamwiza sheri we Nyamwiza chuchu Nyamwiza oh baby uri mwiza Nyamwiza Amasimba TV. Iyo ujya Nyamwiza namubonye ariko ntabwo ari ntabwo ari uriye. Ujya Amasimba TV ntabwo ari uriye. Ntabwo ari we. Nuwundi. Hari abandi hari uwundi. Kuri hari singo. Hari singo? Kandi narumvise ngo yarashatswe n'umubyaro. Ayo makuru narayumvise nabonye yarashatswe mane n'umubyaro. Sure se? Ariko nyine ntabwo ari uriya naririmbiye. Ntabwo ari uriya naririmbiye sinobesha uwo naririmbiye n'uwundi tu. Ntabwo ari uriya. None se uwaririmbiye mwaje gukundana cyangwa wararirimbye gusa ajyanwa n'abandi? Oya ntabwo yajanywe n'abandi ahubwo yahise abona visa yigendera hanze. Nsigara gutya. Nsigara nyine yagiye hanze mane. Ariko ndabizi razima aragukurikirana kandi ibyo ari byo byose arakureba. Ngaho gira ijambo rimwe mubwira. Cyawe ise umwanga. Okay, ntago namwanze ariko nyine kubera ko yagiye ntago twiye dusa kuvugana nyine tu. Hako yaragusezera. Ngaho nyine tu. Bazasezera se. Ntago bazasezera abantu bagiye hanze ntago abenshi ntago. Ubwo ni mwakundana ubwo ni wamukundaga nti yagukundaga. Okay, naramukundaga nyine tukanabonana twari tunaturanye muri quartier. Barimuka baba twari dutuye mu Kiragidurayi. Igihe bavuye Gidurayi rero nibwo bagiye hanze ganje narasigaye hano to. Agenda atagusezeye. Agenda atansezeye na namba ziwe ntago ntazo nasuye kubona. Ntabwo aburi cyo mubwira rero bro. Use ntiwababaye? Narababaye nyine tu ariko message nyine yumve tu. Message nuko wenda nuko bishobotse iyo zari bishobotse tugasa tukavugana tu kabona nka namba ziwe tugasa tukavugana. Yitwa Nyamwiza koko? Yitwa Ivete.
Ivete n'ijya Nyamwiza nyine nari nararimuhaye tu. Ive watoa rero ugashyiraho nimero zawe. Ive kipenzi yako amekumisi bro, shyiraho nimero zawe Diop arakubuze kandi wanezerwa umubonye. Cyane cyane kandi nawe arabizi tu, ahubwo nza nibaza ukuntu byagenze nuko nyine ndabizi ko wenda nawe atari kubona namba zanje wenda ntawe yari kuzibaza naje nawe uzombaza ziwe nyine birangira gutyo tu. Azishyize muri comment cyakazima byaba ari sawa. Ewana nabyishimira sana. Mane kugira dusoze rero shaka kubaza akabazo utubazo nka tubiri. Ihurizo urazirizi? Iki ihurizo oya tunutwo tubazo nyine two guchallenginga. Ntago nzi ihurizo ngeze we numbajije iryo jambo ntago nzi kurisobanura muri makeya. Ntago nzi kurisobanura ihurizo. Cyo ni Kinyamurenge? Ni Kinyarwanda. Okay. Ta Kinyarwanda? Zero sinzi Kinyarwanda. Sinzi Kinyarwanda. Ntago ugeze uba mu Rwanda? Nabaye umwaka umwe. Ese ubwo havu utarakimenya? Nabaye umwaka umwe man kandi none ntaragiye no kwishuri ryaho. Ntago nigeze nkimenya tu. Nari ntangiye kukimenya ariko kubera ko nahise mpava. Nyine nahise nkibagiwe. Nese mu rugo hari he? Mu rugo mbere yo kuza mu Rwanda. Iwanyu iri haruguru ni he? Iwati mu Minembwe. Mu Minembwe. Hagana Igakangara. Niho wamenye gucuranga? Niho je nari conducteur bro. Aya. Wallahi. Conducteur wiki wakora? Wa korali. Aya. Nakuze ndi conducteur wa korali. Ariko nyine hehe ruguru. Umva. None igihe navuye nza mu Rwanda, naho nja mu ikora ariko sinabaye conducteur mu Rwanda. Na hano nabaye muri korali naho sinabaye conducteur ariko ruguru nari ndi conducteur inzi gucura ndi soliste. Zose nije wakeze bikora yani muri make. None se kubera iki wabiretse? Nuko nageze hano. Ngali hapa. Nyine nageze hano nsanga hari abandi bandusha. Wenda bandusha gucuranga. Cyangwa bazi gukunda gita kundusha. Ariko nyine ntago nabyinjiyemo cyane ibintu zakora ari ngeze hano. Kubera ko nyine urabizi ubuzima bwa hano umuntu agomba ugomba gucangamuka nyine tu. Ukamenya uko abantu bakavuga no kugwa mane use wareke ivuga butumwa ngo ugiye mu kazi. Cyane nketse wenda nza mbona cyane n'abantu bitwa ngo nabavuga butumwa. Ako niko kazi nyine bazakora nta kandi kazi bazakora. Kakabisha. Nimba uri umuvuga butumwa. Niko kazi kawe nyine kakubeshejeho. Rero atari ko kazi kawe ufite kandi kazi ntago uzobona umwanya wo kuja mu ivuga butumwa. Kandi atari ko kazi kawe. Diop ko bigaragara ko utazi indirimbo z'Imana bro. Z'Imana? Ndazizi zose. Sure. Zose ntandirimbo y'Imana konyine ko muri korali. Apana zo mu gitabo cyangwa izindi kamwe ko muri korali. Gusa nyine maze iminsi ntaba muri korali bro. Maze iminsi kuri ryajwi ryo hejuru. Nka conducteur shaka kakajwi karaho ariko bumve ko uzizi. Ko abantu benshi bazi ngo abasani muri abapagani ntimujya musenga. Kamwe tu. Je ndazizi ahubwo izi n'iz'icyongereza n'iz'igifaransa n'iz'i ya gospel. Ya gospel? Icyongereza? Nishaka ibigiswari cyangwa igikuyu. Cyo kuba ari ya gospel. Okay. Reka ndimbe indirimbo y'icyongereza y'Imana siko? Yego. Okay, indirimbo ivuga ngo above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Crucified, laid behind the stone, you live to die, dejected and alone, like cross, trampled on the ground. It's loud the fire, and you follow me above all. Cyakoze kakavuga iki se bro nko ku bantu batasomye neza nyine tunyure mu ncamake. Okay, kavuga ngo nukuvuga ngo n'indirimbo y'Imana kavuga muri make Imana nyine iri hejuru ya byose tuyi y'imbaraga zose. Nta kindi kintu gifite imbaraga nyine kunganya n'Imana tu. Muri make Imana iri hejuru ya byose niko gasobanura. Nubwo nyine
bagiye bongeramo n'ayandi menshi ariko iyo ni nk'aho ariyo titire yayo tu. hanyuma Diop nyina wa Yohana yabyaye abahungu babiri, ubwo ni Petero nande? Petero nyina wa Yohana. Yego, subiremo ikibazo. Subiramuze. Nyina Yohana yabyaye abahungu babiri, ni Petero nande? Petero na ni Petero na Yohana. Eh? Petero na Yohana. Hanyuma Diop, kubera iki abantu bakunda kwambara isaha ku kuboko kw'ibumoso? Kuboko kw'ibumoso ni ukubera ko cyane cyane usanga kuno kuboko kw'indyo niko kuza gukora akazi kenshi, kuno kw'ibumoso kuza inashikiliyanga tu, naona kuza gufasha ako cyane cyane kuza gukora no kw'indyo tu. So uburyo uyambaye nko mu kuboko kw'indyo ukaja gukora mu mazi, isaha yokora mu mazi. Rero niyo mpamvu bazayambara ku bumoso kubera ko ukuboko kw'ibumoso kutaza gukora akazi kenshi nk'uku buryo tu. Bishwa? Niko shuwa, simbizi nyine nuko mbitekereza. Kubera ko ntago ndabaza nanje ngo kubera iki bazabambara ibumoso kandi n'indyo ihari. Diop reka ngushimire. Nawe ndagushimiye. Wakoze cyane, nagutunguye. Wantunguye. Ni nayo mpamvu ntabashije wenda gukora ikiganiro neza cyangwa kuririmba cyane. Hari abatipe bigeze kuva muri Amerika bagukorera indirimbo, urabibuka? Ndabibuka. Kandi ndanabashimira kubera ko ya ndirimbo n'ubu nyine iracyahari. Kandi ndagira ngo ntizoshira, izoturaho burundu. Yego. Kandi nibo batumye nyikora. Rero n'ubu nyine ndabazirikana kabisa, ndabakunda. Ndanabakumbuye tu kubera maze iminsi itababona. Yego. Reka ngushimire rero. Guys, mukore subscribe kuri Mutomanza nk'ibisanzwe. Diop nzamubagarura namuteguye, ariko hagati aho turagenda ka Nyarukundo. Nyarukundo, Nyarukundo we, Nyarukundo, Nyarukundo we, aye, Nyarukundo, Nyarukundo we, Nyarukundo city, Nyarukundo, Nyarukundo we. Ikindi ngukundira nukuntuzunukira, ukundira, ukuntuzunukira. Ikindi ngukundira nukuntuzunukira, ukundira, ukuntuzumpobera. Bro, mukundira ukuntanuka se? Ukuntazanuka wallahi. Ukuntazanuka nukuntazampobera. Man, buriya kunuka Okay, nyine kunuka neza. Hari abantu bazanuka nabi by the way, urumva? Bazanuka intuze sidui icuya. Ariko nyine ukuntazanuka. Nico mukundira kabisa, kuntazanukira neza. Wabyumvise? Nimba ari perfume azayisiga, nimba ari marashi. Simbizi rero nico mukundira. Guys, reka dusoreze hano bitewe n'imvura, bitewe n'igihe namutunguye, ariko ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, pupu.